itorero ririmo rirajya mbere, kandi amarembo y'ikuzimu nibyo akora byose ntabwo rishobora gutsinda itorero, ishengero ry'Imana. Reka dusenge Imana. Data, turagushimira kubw'uyu munsi, turagushimira kubw'amahirwe dufite wo kugira ngo duterane nk'abera imbere yawe, kugira ngo twigishwe, kugira ngo duyoborwe n'umwuka wawe, kugira ngo tubashe kwambikwa imbaraga, bityo tubashe kubwiriza ijambo rya Kristo. Mwami Imana, turagushimira kuri buri wese Mana ikomeye uri muri uyu murimo, Mana ikomeye gushaka ko tuwukora, ari abato bawukora, ari urubyiruko ruwukora, ari abakuru bawukora, ari abanyeshuri muri kaminuza bawukora. Urashaka ko abagabo n'abagore bakora umurimo wa Kristo wo kubwiriza ab'isi. Ni twebwe mucyo wabari mu isi, kandi abafite umucyo ntabwo bashobora kuguma mu mwijima. Mwami, ni twebwe dukwiriye kujyanira ijambo. Ndasenze kugira ngo uduhumekere kandi udusukeho mwe mu yera, ari we mwuka wera, kandi Mwami Imana ubashe kudufasha kugira ngo dufashe tubashe gukorera umurimo ukomeye, bityo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe. Mwami, turasenze ngo muri iri jambo utuyobore, ubwo tugiye kureba ijambo ryawe. Reka ijambo ryawe ryungure ubuzima bwacu, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro, kuko dusenze tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma buri wese avuge. Tujye kureba icyigisho kivuga ingamba. Titire ya message yacu y'ubutumwa bwacu ni ingamba zo gukora z'itorero rirwana intambara mu murimo wa Kristo. Ingamba zo gukora z'itorero rirwana intambara mu murimo wa Kristo. Reka twongere twibuke yuko muri ubu butumwa turi mu birebemo ingingo zitandukanye. Tuze mu byakozwe 13, ibyakozwe n'intumwa 13, hanyuma turebe ibyo tugiye kureba. Ibyakozwe 13, niba ufite Bibiliya yawe yifungure. Ibyakozwe 13, ibyakozwe 13 umurongo wa mbere. Mu itorero ryo muri Antiokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni witwaga Nigeru, na Lukiyosi umunyakurene, na Manayeri waremanywe n'umwami Herode, hariho na Sawuli. Uyu nguyu ni Paulo. Ubwo basengaga umwami Imana biriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati, umwuka wera mpemu yera yarababwiye ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Nuko bamaze kuyiriza ubusa no gusenga, baherako babarambikaho ibiganza barabohereza. Nuko batumwe n'umwuka wera bajya Isirukiya, batsukiraho barambuka bafata ikupuro, bagera i Seramini, bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda. Yohana nawe abafasha. Barombereza muri icyo kirwa cyose, bagera i Pafu, basangayo umukonikoni w'umuyuda, umuhanuzi w'ibinyoma witwaga Bari Yesu, ari kumwe n'umutware Serugiyo. Paulo wari bwenge wo ahamagaza Barinaba na Sawuli, ashaka kumva ijambo ry'Imana. Ariko ruma mukonikoni, izina rye niko risobanurwa, abagisha impaka, ashaka kuyobya uwo mutware ngo atizera. Maze Sawuli ariwe Paulo, yuzuye umwuka wera, yuzuye mpemu yera, aramutumbera ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira y'umwami Imana zigororotse. Nuko dore ukuboko k'umwami kuraguhanye, uraba impumyi utarora izuba, ubimarane iminsi. Marako kanya igihu kiramugwira, n'umwijima ucura mu maso ye, arindagira kabakaba ashaka abo kumurandata. Umurongo wa 12, verset 12. Uwo mutware abonye ibibaye arizera, atangarira kwigisha ku mwami Yesu.
hano turabona itorero rirwana intambara, hano turabona itorero rinesha, hano turahabona itorero rikora mu buryo bw'ingamba, mu buryo bwa strategy. Hano turabona ubwo Yesu yabwiraga abigishwa be ababwira ati muzatangirira umurimo i Yerusalemu ugereye Yudaya, ugereye i Samariya, ikindi muzakomeza mukore kandi igicu cy'ubwiza bw'Imana kizabatwikiriza kuzageza ubutumwa mubugejeje ku mpera y'isi. Hano turabona ko aba bagabo n'abagore bakoraga umurimo ukomeye, uko aba bagabo n'abagore bakoraga umurimo wo kugeza ubutumwa bwiza mu banyamahanga. Umurimo barawukoze, ikindi kandi banageze n'uyu bageze kuri uyu mugabo warwanyaga ubutumwa bwiza, kandi turabona ibyabashije kuba. Hano iki cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari raporo yasohoye yuko isi ubu abayituye bageze kuri miliyari 8. Tugeze kuri miliyari 8. Ubu isi igeze ku bantu bageze kuri miliyari 8. Ibi rero ibi ni ibitwereka yuko umurimo w'Imana ukwiriye guhagurukirwa ugakora, yuko mu myaka iri imbere tuzaba tugeze muri miliyari 9. Tekereza miliyari 8, utekereze abo twakagombye kugezaho ubutumwa bwiza mu matorero atandukanye, ndetse nabo dukwiriye kugezaho ubutumwa bwiza, kandi ibyo tubashe kubigereranya n'umubare dufite muri iyi si miliyari 8. Uwo ni umubare munini cyane. Ibyo rero binyibutsa ko hari abantu benshi tugikeneye kugezaho ubutumwa bwiza bwa Kristo, kandi tuzabubagezaho. Ndavuze ngo tuzabubagezaho mu izina rya Yesu. Niba hari ikintu waruzi ku baturage batuye iyi si, reka tujye mu mibare. Ni ukuvuga ngo imibare irimo irikuba, ntago yiyongera gusa, ahubwo irikuba. Ni ukuvuga ngo izageza ubwo yikuba 4, yikuba 8, yikube inshuro 16. Donc ni ukuvuga umubare w'abatuye isi ukomeza wikuba. Tubwiye ko ubu isi ituwe na miliyari 8, kandi izakomeza kwiyongera. Rero ku itorero dukwiriye guhaguruka. Imana irimo iravuga iti, torero shaka ko muhaguruka, shaka ko mukora, shaka ko buri wese, umukristo w'itorero, umugabo n'umugore, urubyiruko n'abana bahaguruka kugira ngo bageze ubutumwa ku batari babwumva. Ikibazo ni iki? Tubwirwa ko muri izi miliyari 8, 60% kuri miliyari 8 bari munsi y'imyaka 39. Rero aho ni impuzandengo. Tubwirwa ko 63% aribo bari munsi y'imyaka 40. Aho tubafite mu rubyiruko. Ikibazo ni iki? Ni gute dushobora mu bice byose by'umurimo wa Kristo, ni gute dukwiriye gukora? Tubwirwa ko umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza abazimiye. Yesu umukiza wacu, mwibuke ko yari umusore, yaje afite inshingano, yaje afite umugambi, yaje afite intego, yari afite intego agomba gusohoza. Tubwirwa ko yabonye abantu barushye, basandaye, batatanye nk'intama zitagira umwungeri. Nicyo cyatumye agira ishyaka, nicyo cyatumye agira umwete, nicyo cyatumye ajya za Getsemani, ndetse agera i Karuvariyo akabasha kutwitangira. Ni gute dushobora guhagurukira tugahaguruka nk'umubiri wa Kristo kugira ngo tubashe gukora uyu murimo w'ivugabutumwa? Ni gute buri wese yakora? Yohana wa mbere 1:12. Hari ibice byinshi mu itorero, hari abantu benshi mu itorero Imana ishaka gukoresha buri wese kugira ngo uyu murimo ubashe gukorwa vuba, kandi uzakorwa vuba.
kugira ngo umurimo bashe gukorwa mu buryo bwihuse. Yohana wa mbere igice cya 2 umurongo wa 12. Yohana wa mbere igice cya 1 umurongo wa 12. Ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina rye. Namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Ndabandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikagoma muri mwe mukaba mwaranesheje wa mubi. Urabona Yohana yakoze ku bice bitandukanye by'abantu bagize itorero. Harimo urubyiruko ari rwo rwaruka, harimo abagabo n'abagore, harimo abakuze, abapapa n'abamama. Yesu aravuga ati ibyo bice byose niko bikwiriye guhaguruka bikinjira mu murimo. Nguko uko umwami ashaka ko dutekereza mu buryo bw'ingamba, mu buryo strategique. Nguko uko umwami ashaka ko dukoresha ubu buryo bwose, ndetse na kategori zose z'abagize itorero zihaguruka zikajya muri uyu murimo w'ivuga butumwa. Rero iyi miliyari 8 niko ikwiriye kugezwaho ubutumwa bwiza. Tugiye kureba ingingo 3. Icyambere tugiye kureba abari bateraniye muri Antiokia. Tugiye kureba inshingano y'ingenzi yabahaye. Ni iyihe nshingano yabahaye? Ivuga iti muzagera ku mpera y'isi, ikindi muzabera abanyamahanga umucyo. Hanyuma iya 3 turi burebe aba intumwa zisizwe amavuta. Tugiye kureba abari bateranye muri Antiokia. Mbere yuko umurimo ukorwa tubwirwa ko uzakenera ubutaka, uzakenera ibikoresho, ibyo byose ukabikusanyiriza hamwe. Mbere yuko tuvuga guhaguruka tugakora umurimo muri aba bantu bari bagize iteraniro, icyambere tubona umuhamagaro w'abigishwa bazima. Hagomba kubaho abantu bazima, hagomba kubaho abantu b'ingeri zitandukanye mu itorero bafite intego. Ikindi kandi abantu bazima bagomba kuba ari abantu bazima, bagomba kuba ari abantu baboneye bafite kwizera. Icya kabiri turabonamo iteraniro ry'abigishwa bashaka gukora umurimo w'Imana. Turabona ko ababigishwa ba mbere bafataga gahe bakajya imbere y'Imana bagasenga Imana kugira ngo bambikwe imbaraga. Tugomba kumenya neza yuko ari urubyiruko narwo rugomba kuba ari urubyiruko rufite imbaraga. Nyibuke abigishwa babwira umwami Yesu bati twigishe gusenga. Nguko uko abagize urugingo rw'itorero nabo bakwiriye kugira inzara n'inyota, basaba kugira ngo Imana ibigishe gusenga, bakaba ari abasenzi bashobora gusenga Imana. Mbe mama uraho ukaba ushoboye gusenga Imana. Hanyuma turi burebe nanone ukwitanga kw'abigishwa bakunda kujya hanze mu ivugabutumwa. Icyambere hano turabona ko muri Antiokia hari abagize itorero. Ibyakozwe 13 umurongo wa mbere, 13 umurongo wa mbere. Hano turabona icyo ijambo ry'Imana rivuga. Mu itorero ryo muri Antiokia hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Sawuli witwaga Nigeru na Lukiyose n'umunyakurene na Manayeri wareranywe n'umwami Herode. Hariho na Sawuli. Hano tubwirwa ibyakozwe 11. Turabona uguterana kwabo, turabona uburyo Sawuli yaje akongerwa kuri iri tsinda. 11:25 11:25 byakoze 11:25. Tubwirwa uburyo Paulo yabashije kwifatanya n'iri tsinda. 11 ibyakozwe 2:5. Bukeye avayo ajya i Taruso gushakayo Sawuli. Ntago ari wabategereje kugira ngo ntago ari bo bagomba kugutegereza. So kugende ubashake, genda ushaka urubyiruko, genda uhiga urubyiruko. Hano turabwirwa ku murongo wa 23 asohoyeyo kandi abonye ubuntu bw'Imana aranezerwa abahugura bose ati mugume mu mwami Yesu mumaramaje mu mitima
yanyu. Kuko Barinaba yari umunyangeso nziza wuzuye umwuka wera. Bisaba umunyangeso nziza kugira ngo ahagurutse abafite ingeso nziza kandi wuzuye umwuka wera no kwizera. Abantu benshi bongererwa umwami Yesu. 2:5. Bukeye avayo ajya i Taruso gushaka Sawuli, shaka kubahugura, shaka kubakangura kugira ngo muhaguruke murebe urubyiruko ruri mu masengero yanyu, urubyiruko ruri mu matorero yanyu, murebe urwo urubyiruko rurahari. Urwo rubyiruko rukunda ibyishimo, urubyiruko rukunda urusaku, urubyiruko rushaka ibintu by'urusaku ndetse no gusakuza. Ngiki kimwe mu biranga urubyiruko. Uko byagenda kose, niba urwo rubyiruko rushaka ibyishimo, reka tugomba gukereye ibyo byishimo kugira ngo urwo rubyiruko rukore, urubyiruko ruhaguruke rukore. Ndibuka ubwo narindi mu nzira ndimo ndaza muri porogaramu, hari umwe mu rubyiruko yazaga, hanyuma aravuga ati urubyiruko umusore. Ndamubwira ni wa musore we, uri umukandida w'Imana, uri umukandida wo kuzakoreshwa n'Imana. Ubwo narindimo ntwara imodoka ngenda buhoro, hanyuma kubw'ibyo arambwira ati nyabuneka mbwiriza ubutumwa. Nkunze kujya mu rusengero, avuga itorero yarakunze kujyamo, hanyuma ndamusuhuza ndamubwira nti mbese waruzi n'ikindi? Aravuga ati uko byagenda kose ntago ndahinduka. Hanyuma ndamubwira ni itorero ni igikoresho cy'Imana, igikorero. Ndamubwira ni waruzi n'ikindi? Hari abantu bajya kureba amafilimi, hanyuma marayika akaza akavuga ati ni ibiki biri gukorwa mu itorero. Abamarayika bakigira mu itorero. Hanyuma ndamubwira ni urimo uratakaza byinshi. Arandeba afite amatsiko, hanyuma turakomeza turaganira. Hanyuma nsoza akijijwe yihannye, aravuga ati ndaza mu itorero ryawe. Ndavuga ni ibyiza nuko waza. Imana ishaka ko dusohoka hanze tukajya kubashaka, tukajya kubabwiriza ubutumwa. Hano Barinaba yagiye hanze kujya gushaka Sawuli. Hari inkuru y'umuntu twumvise yuko hari uwakijijwe hanyuma aza kuzimira ku buryo yagiye ahantu adashobora kuboneka. Tubwirwa ko hari uwahagurutse ajya kumushaka nk'uko Barinaba yagiye gushaka Sawuli. Ibyakozwe 16. Reba, ibi nibyo yakoze. Ngibi byo Sawuli yakoreye Timoteyo. Mwene da, shaka Timoteyo, higa Timoteyo, mureke two kubarambirwa, mureke two kubavuga amagambo gusa, two kuba abantu bavuga bati abangaba ntago bazakomera, ntago bazatera imbere. Bazatera imbere. Imana igufashije, ubuntu bw'Imana bukagufasha, Imana yagukoresha ku buryo uhindura urwo rubyiruko. Turarukeneye urwo urubyiruko rufite experience dukwiriye gukoresha. Turarukeneye muri iki gikorwa cy'ubutumwa bwiza, muri izi ngabo z'Umwami Imana. Ibyakozwe 16, aho tugiye kureba mu murongo wa mbere. Nuko agera i Derube ni Lusitira, hariyo umwigishwa witwaga Timoteyo, umwana w'umuyudakazi wizeye, ariko se yari umugiriki. Reba, yari umugiriki. Ise yari umugiriki. Kuba ibyo kuvuga ngo umugore aza mu rusengero rwacu ariko se ntago aza mu rusengero rwacu, ibyo si byo ukwiriye kureba. Ibyo ntabwo ukwiriye kubigiraho ikibazo. Niba ubonye Timoteyo, mubwira uti Timoteyo, ndabona ubwiza bw'Imana muri wowe, ndabona Imana izagukoresha. Hano turabona ko Pawulo yafashe Timoteyo amushyikiriza. Reba umurongo, amushyikiriza itorero. Reba uyu mugabo w'Itaruso ashaka uyu musore, ajya gushaka uyu musore amukizana mu itorero.
hano tubwirwa ko Dawidi yafashe abari bacitse intege, abari bafite ibibazo, afata abantu bari basuzuguritse arabigisha, bahindukamo ingabo zikomeye. Kubwo ubuntu bw'Imana dufite ibyanditswe, dufite umwuka w'Imana, dufite mpemu yera y'Imana dukwiriye gukoresha kugira ngo abantu bahinduke bazabe ibikoresho bikomeye mu kuboko kw'Imana. Kuko Timoteyo yaje kuba igikoresho gikomeye mu kuboko kw'Imana. Timoteyo yaje guhinduka igikoresho gikomeye cy'Imana. Zaburi 126, reka turebe ibyo Bibiliya ivuga mu bushobozi buri mu rubyiruko, urubasha buri mu rubyiruko, ibyo urubyiruko rushobora gukora kubwo cyubahiro cy'Imana, kubw'icyubahiro cy'Imana. Zaburi 127, Zaburi 127, aho tugiye kureba umurongo wa 4, Bibiliya iravuga ngo nkuko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Abana bo mu busore, abo basore, urwo rubyiruko rumera. Hanyuma icya kabiri tubona ko bashatse mu maso y'Imana. Dukeneye kwigisha urubyiruko rwacu uburyo rukwiriye gusenga, tukoruganiza amasengesho yo gukesha nijoro, tukoruganiza igihe cyo gusenga kugira ngo uru rubyiruko rwige gusenga Imana. Reka urwo rubyiruko rubone aho usenga, ntukavuge ngo sinshaka ko bankopera. Reka bagukopere, reka bakwigane. Muri uko gukopera no kukwigana bizatuma bagira imbaraga. Reka bakurebe uririra Imana utakira Imana. Reba Yeremiya 33 aravuga ngo muzashaka mumbone nimunshakana umutima wanyu wose. Reba uburyo abigishwa babwiye Yesu bati twigishe gusenga. Byakozwe 13 turabona iri tsinda ry'urubyiruko ryateraniye hamwe rishaka mu maso y'Imana, kandi Imana yarabavugishije. Ibyakozwe 13 umurongo wa 2, 13 umurongo wa 2, ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa. Ubwo basengaga Imana biyiriza ubusa, Bibiliya iravuga ngo umwuka wera arababwira ati mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorere umurimo bahamagariye gukora. Reka twigishe urubyiruko rwacu yuko rukeneye gushaka mu maso y'Imana, yuko rukeneye gusenga Imana, rugashaka Imana, rugasenga Imana, tukarubwira ko Imana itazikorera umurimo wose. Imana irababarira, Imana irababarira kandi itanga agakiza. Kwezwa tubibona yuko Imana yabisezeranyije, ariko dukwiriye kubishaka, tukigisha urubyiruko yuko iby'Imana tubibona ari uko dushatse mu maso yayo. Nitubikora Imana izadufasha mu izina rya Yesu. Ndetse impano z'umwuka wera zo kugira ngo tubashe gukora umurimo w'ivugabutumwa, izo nazo tuzibona kubwo gusenga. Ni uruhe rugero dushobora kwigiraho? Icya mbere twakwigira ku bantu ba Nebukadinezari. Turebe uburyo Nebukadinezari yubatse igihugu, ndetse reka twigire ku mwami w'umunyamahanga amasomo amwe. Ushobora kugera mu murwa runaka ugasanga leta irareba urwo urubyiruko irarufata, urubyiruko leta ikarufata, hanyuma bakarwigisha, bakaruhindura, bakarukoresha nk'ibikoresho byo guhindura igihugu, nk'ibikoresho byo guhindura igihugu. Nguko uko Nebukadinezari yabigenjeje, nguko yabigenjeje kugira ngo atunganye igihugu cye. Icyo ukwiriye gukora ni iki? Shaka urwo rubyiruko urufate rukiri ruto, ikindi rufate rube mu itorero ry'abana bakiri batoya. Nuvuge ngo baracyabana, ntacyo bakora, ntacyo bashobora, ibyabo no gukina gusa, ntabwo iby'Imana babishishikarira. Ibyo wibireba, rufate. Fata abo bana bakiri bato, mu myaka mike bazaba ari urubyiruko. Nguko uko dukwiriye gukora. Ntabwo dukwiriye
kubarekera aho ngaho gusa ngo baba ari abantu baba nta kintu bakora. Hari umugambi Imana ibafitiye, nuko dukwiriye kubafata bakiri bato kugira ngo binjire kandi babashe gukoreshwa mu murimo w'Imana. Ndasimira Imana ku bwa Deeper Life Bible Church. Iri ni ryo torero nakuriyemo, aha niho nabonye imigisha y'Imana, ubuntu bw'Imana nibwo nabashije kuboneramo. Ndibuka igihe paseri wacu mukuru ubwo yadesantralizaga amatorero, ubwo abapastori bacu babaga igice cyose bari mu ivugabutumwa bati torero mwese bakristo mwese kwa gatandatu saa 9 tukwiriye kusohoka tukajya mu ivugabutumwa. Icyo gihe nari nyiri umusore, twari abasore, twari dufite umuyobozi akavuga ati mwene data kanaka, namwe bato namwe rubyiruko mukore itsinda ryo kujya mu ivugabutumwa. Icyo gihe twajyaga muri iryo tsinda ry'urubyiruko. Ndibuka kwa gatandatu mu gitondo twarasohokaga tukajya mu baturage tukajya kubwiriza. Mwene data umwe ndi kumwe n'undi, umwe iburyo undi ibumoso, tugafata megafone. Hanyuma mwene data akavuga ati kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo wowe uraho uwo uri we wese ibyo wakoze byose igihe ari cyo cyose twabwirizaga ubutumwa bwiza, bamwe bakakira ubutumwa bakihana. Ndibuka umunsi umwe hari umuntu waje aravuga ati muva aha hantu, aratusakuriza ati mwirukanke muva aha hantu. Ndibuka uwo mukozi w'Imana wari urimo abwiriza ntago byamuteye ubwoba, yarashikamye arashikama arakomeza kubwiriza kugeza igihe uwo nguwo wabirukanaga yamenaguritse, arihana, aratakamba, amarira atangira gusohoka mu maso ye. Icyo gihe nari ndi kureba uwo mwene data wari uri kubwiriza ndeba n'uwo nguwo uburyo menaguritse ashenjaguritse, yihanye agakizwa, akihana agakizwa, akakira Yesu. Uko byagenda kose mwibuke uko Yesu yaririye Yerusalemu bitewe n'ububi bw'abantu, nguko uko natwe dukwiriye kuririra abantu. Ndibuka nanone uwo muyobozi yabashije gukora ivugabutumwa atyo, abona abantu imyitwarire yawo uko yari mibi, arabwiriza kugeza ubwo yazanye amarira mu maso ye. Nguko uko dukwiriye kugaragariza impuhwe abantu. Mwibuke kandi umutware Yesu shefu aturi imbere ku rugamba kandi azaduha intsinzi kandi tuzanesha. Mubafate bakiri bato, mubahindure bakiri bato, mubinjize mu murimo w'Imana. Mwibuke Danieli yinjiye mu murimo w'i Babuloni arakora imyaka myinshi. Reka twinjize urugo rubyiruko mu murimo w'Imana. Abo ngabo biga muri za segonderi, abo ngabo biga muri za kaminuza, abo bose niba bafate binjire mu murimo w'Imana. Barafite amaterano, barafite ubushobozi, barafite impano zitandukanye. Ndakubwiza ukuri bazahinduka abo Imana ishaka ko bababo. Reka turebe dufate urugero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batangira kwangaja abajya mu gisirikare, bamwe bakiri mu maskuri muri za segonderi, bafite za kadete, babangaja hakiri kare, ntago bategereza yuko baba bakuru. Hari umwe muri bene data ari mu gisirikare cyiyongiye muri Amerika, niwe kandi ufite inshingano zo kwangaja abakiri bato, urwo rubyiruko rwinjira mu gisirikare. Abo ngabo ugasanga uko byagenda kose, uko batera amasari, abo bigishijwe urwo rubyiruko uko rutera amasari, ukabona rwose n'urubyiruko koko. Nguko uko natwe mu itorero dukwiriye kureba urubyiruko tukarwinjiza mu murimo. Ibuka Pawulo avuga ati Pawulo yabashije gukora umurimo, ikindi kandi ibi nibyo yakunze gukora. Ndababwiza ukuri, reka duhaguruke nk'itorero dukora uyu murimo. Icya gatatu, isomo dukwiriye kwiga kuri iyo ntambara ya kinyeshyamba, intambara
gorira wo intambara ya kinyeshyamba abantu barwana nk'inyeshyamba baba bafite ingamba z'uburyo barwana z'uburyo barwana umwe araha undi ari hariya mu buryo batandukanye ariko bakaba bafite buri wese afite intwaro kandi abasha kurwana. Rero mu itorero usanga ari twebwe tutiteguye kurwana urugamba rw'ivugabutumwa. Niyo mpamvu dukwiriye guhaguruka urubwo rubyiruko narwo tukaruhagurutsa kugira ngo tubashe gukora umurimo. Reka turebe ingingo ya kabiri aho tugiye kureba inshingano y'ingenzi duhatirwa. Inshingano y'ingenzi duhatirwa, iryo nivugabutumwa ni inshingano yo kujya guhindura abantu abigishwa. Ntabwo dukwiriye gukomeza kuvuga ngo reba uko turi, reba uko tungana, reba aho turi. Oya, ntabwo dukwiriye guhora aho ngaho. Hano mu byakozwe n'intumwa barasenze, umwuka wera aravuga, kandi n'umwuka wera aravuga muri iki gihe cya none. Mwibuke umuyobozi wacu, pasiteri wacu mukuru, afite viziyo, yagaragaje viziyo yuko dukwiriye guhaguruka tukabwiriza ubutumwa, bityo kandi tukagura ubwami bw'Imana. Ndizera neza ko pasiteri wacu mukuru yayobowe n'umwuka w'Imana muri iri vugabutumwa ry'ibiterane muri iki gihe cy'isi ya tekinoloji y'ikoranabuhanga. Dukwiriye guhaguruka ubutumwa bwiza bukabwirizwa. Hano turabwirwa mu byakozwe 13 umurongo wa 2, ubwo basengaga umwami Imana biriza ubusa, umwuka wera yarababwiye ati mundobanurire bari n'abana Sawuli bankorere umurimo mbahamagariye gukora. Hano icyo nshaka kuvuga ni iki: abasore imbere y'Imana nabo bakira amarevelation, bakira amahishurirwa, amayerekwa. Hari abapastoro benshi babakiri batoya rwose. Hari umwe ushobora kuvuga ati hari mwuka wera yarangendereye, nicyo cyatumye mpaguruka njya muri uyu murimo. Hari abandi usanga baragenderewe na marayika babwira ati gira runaka, haguruka gira runaka, jya muri Aziya, jya muri Australia, jya muri Afurika, jya irunaka. Isi ntabwo arakarwa gato, umwuka wera aradutuma kujya mu mpande zose, bityo kugira ngo tubwirize abantu ubutumwa bwiza. Hano turabona yuko Imana izatwambika imbaraga kandi kadushoboza. Rimwe mu matorero yacu hari umupasitoro wavuze ko hari umugabo waje gusura itorero, waje kugenderera itorero. Hanyuma umwe aravuga ati pastor, ndashaka kubonana nawe. Hanyuma pasitoro aravuga ati ngwino, baricara. Aravuga ati, aramubaza ati, abaza pasitoro ati niye misiyo y'iri torero, niye viziyo y'iri torero. hanyuma misiyo niyo kubwiriza, misiyo ni ukujya hanze tujyana ubutumwa bwiza. Uyu mugabo yari umusirikare, yari yarigishijwe misiyo, viziyo n'indangagaciro, arizo values, indangagaciro. Aravuga ati ibyo twebwe misiyo, viziyo n'indangagaciro yuko buri wese aharanira kubigeraho uko byagenda kose. Hanyuma abaza pastor, nyereka viziyo yanyu, nyereka misiyo yanyu. Kandi turabona ko Yesu Kristo ibyo yavuze byari bisobanutse, ndetse na misiyo ye. Reka turebe Luka 4:18. Luka 4:18 kugeza 19. Bibiliya iratubwira muri Luka igice cya 4 umurongo wa 18. Hano icyazanye Yesu kirasobanutse, icyazanye Yesu kiragaragara, uburyo yagombaga gukora umurimo biragaragara, n'igihe yagombaga gukora umurimo kiragaragara. Yaravuze ati umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri,
no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Birasobanutse, ubutumwa burasobanutse, misiyo irasobanutse. Ese misiyo yawe irasobanutse? Iragaragara. Yesu, turabona ko Yesu ntabwo ari Yesu na business, ntabwo ari Yesu n'ikindi kintu. Ni Yesu n'ubutumwa bwiza. Ngiyo intego. Kubw'ubuntu bw'Imana nasenze kugira ngo two kuzasubira inyuma kuri iyi ntego y'ubutumwa bwiza. Yesu yaravuze ati kuko umwana w'umuntu atazanywe no kwica abantu, ahubwo yazanywe no kubakiza. Kuko umwana w'Imana yazanywe no gushaka no gukiza abarimbuka. Iyo ni inshingano isobanutse, igaragara, kandi igomba gusobanuka ku rubyiruko rwacu. Umuntu byazamumarira iki aramutse yungutse iby'isi byose ariko agatakaza ubugingo bwe? Niki umuntu yatanga yagurana ubugingo bwe? Hano turabona ko inshingano na misiyo isobanutse kandi igaragara. Ni nako dukwiriye gusobanurira urubyiruko. Hari ibindi bike nshaka kuvuga, nshaka kugaragaza. Hari ibyo nshaka kugaragaza. Ndashaka kuvuga ubukorani bwaje muri iyi si. Mwibuke ko ibya Coca-Cola mubizi. Coca-Cola produit ya Coca-Cola muyizi, iyo murayizi. Ariko hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo duhurize hamwe. Hari ubukorani bwabaye hano mu isi mu bihugu bitandukanye, kandi ibyo murabizi. Ndibuka ko pasiteri wacu hari ko yigeze kubitubwiraho. Mwibuke ko abakoroni bakoraga ibishoboka byose kugira ngo bashyireho ingamba zo kugira ngo barebe uburyo bazafata abene gihugu. Nguko Coca-Cola nayo yabashije gukoresha iyo strategy. Iravuga iti ni mu buye buryo twakora kugira ngo Coca-Cola ibashe kugera hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye. Bashyizeho ingamba, bashyizeho strategy zo kugira ngo ibyo babashe kubikora. Nicyo kimwe natwe, hari ingamba dukwiriye guhagurukira gukora. Hari inshingano Yesu yaduhaye ati mugende mwigisha abantu kandi mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ndashaka kubereka ingamba Coca-Cola yabashije gushyiraho kugira ngo ikwiragire hirya no hino. Nuko yabashije gukoresha ingamba ziturutse muri Amerika. Bafata produit yabo ku buryo izo produit, icyari kigize izo produit bazigize ibanga, zibibanga ryabo, bakora ku buryo Coca-Cola ibasha gukwiragira hirya no hino. Babashije gushyiraho ingamba ukuntu Coca-Cola yabashije gukwiragira. Hari ingamba zitandukanye babashije gushyiraho. Ubu nibwo buryo natwe dukwiriye gukoresha. Mwibuke hari mu itorero ryo muri Efeso basengaga ikigirwamana cya Diana. Baravuga bati Diana ni imana yacu ikomeye cyane. Imana yabashije gukoresha Pawulo mu buryo bukomeye ayobowe n'umwuka wera. Nibyo hano tubona mu byakozwe 13:2 ngo muntoranyirize abo ngomba gutuma. Ni nako itorero rikwiriye kugira bitoranya mwebwe babiri. Ikindi kandi ukaba wavuga uti wowe uhinduka umuyobozi w'itsinda, nawe uhinduka umuyobozi w'itsinda, nawe uhinduka umuyobozi w'itsinda. Nguko dukwiriye gucreate amatsinda yo kugira ngo babashe kujya hanze mwivuga butumwa. Ikindi kandi hakabaho umuyobozi wa buri tsinda ugomba kubayobora uburyo bagomba gusenga, uburyo bagomba gushaka mu maso y'Imana. Nguko uburyo iri torero ryo muri Antiokia ryakwiragiye hirya no hino. Igihe twigisha abo
bagomba kujya mu ivugabutumwa, tugomba kubigisha uburyo babwiriza ubutumwa bwiza, tugomba kubigisha uburyo bwa communication, uburyo bakomunika ubutumwa bwiza, uburyo batanga ubutumwa bwiza, uburyo babwiriza ubutumwa bwiza. Ibyo nabyo bakwiriye kubyigishwa. Niba ubutumwa bwiza ugiye kububwiriza, ukabubwiriza mu buryo witwara nabi, uvuga nabi, bizagorana. Ubutumwa bwiza dukwiriye kubuvuga mu buryo busobanutse kandi bwumvikana. Icya kabiri, hagomba kubaho communication, ntabwo hagomba kubaho gutatana se cyangwa kurwanyana cyangwa se kugendera ku bintu by'imico n'ingenzo n'amoko, ahubwo tukwiriye kubwiriza urukundo rwa Kristo. Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa 10. Timoteyo wa kabiri igice cya gatatu, ndasoma hano. Pawulo intumwa yari arimo abwira Timoteyo kugira ngo arebe ubuzima bwe. Umurongo wa 12 hagira hati, icyakora umurongo wa 10, ariko wowe wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'umugambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana no kurenganywa kenshi no kubabazwa kenshi n'ibyambayeho muri Antiyokiya no muri Koniyo ni Lusitira. Tugiye kureba ingingo ya 3 vuba na bwangu. Tugiye kureba abamisiyoneri basizwe amavuta, ubwo inshingano isobanutse, ubwo umurimo ugaragara usobanutse, yuko dukwiye kwigisha abantu, ikindi kandi tukabakunda, tukabagaragariza urukundo. Ndizera neza ko Umwuka Wera nitubikora azagutuma kuko uri ingirakamaro, azatuma urubyiruko kuko ni ingirakamaro, abana ni ingirakamaro, abari muri za kaminuza ni ingirakamaro, abari za segonderi ni ingirakamaro, abo bose ni ingirakamaro ku Mana. Ibyakozwe 13 aha bari basohotse bagiye mu butumwa bwiza. 13 umurongo wa 4 nuko batumwe n'Umwuka Wera bajya i Serukiya, batsukiraho barambuka bafata Ipafo, bagera i Salamini, bamamaza ijambo ry'Imana mu masinagogi y'Abayuda. Yohana nawe abafasha. Aba bagabo bari barahuguwe, ikindi kandi bari abasirikare ba Kristo koko b'ubutumwa bwiza. Reka twigisha abantu uburyo bakwiriye guhangana n'intambara bazahura nazo, yuko amavi yose azapfukama kandi indimi zose zizatura yuko Yesu ari umwami. Mu murongo wa 9, maze Sawuli ariwe Pawulo yuzuye Umwuka Wera arabatumbera ati, wa muntu we wuzuye uburiganya n'ububi bwose, wa mwana wa Satani we, wa mwanzi w'ibyo gukiranuka byose we, ntuzarorera kugoreka inzira y'Umwami Imana zigororotse. Nuko dore ukuboko k'Umwami kuraguhannye, araba impumyi tarora izuba ubimarane iminsi. Muri ako kanya buri wese avuga ati muri ako kanya, buri wese avuge ngo muri ako kanya. Muri ako kanya igihu kiramugwira n'umwijima ucura mu maso ye. Natwe niduhaguruka mu mavuta y'Umwuka Wera, mu mbaraga z'Imana, twunze ubumwe. Imana yacu ni Imana ikomeye. Itorero ni itorero ridahangarwa, ni itorero rikomeye, ni itorero ry'imbaraga, kandi itorero rya Kristo rizakomera. Ishengero rya Kristo rizakomera kandi rizashikama. Bibiliya gera ku cyo Imana yagambiriye. Nitubwiriza ukuri, tukabwiriza Bibiliya, tukabwiriza ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rizaduha umusaruro, kandi abantu bazikubita imbere ya Kristo, kuko Bibiliya izakora icyo Imana ishaka. Ni wowe Imana ishaka, ni jyewe Imana ishaka, yuko ukwiriye tugahaguruka muri section zose z'abagize itorero. Imana irashaka urubyiruko rusizwe amavuta, abakuru basizwe amavuta, abana basizwe amavuta. Bene data bateranyirize hamwe, muyobozi bateranyirize hamwe. Wireba abo bagize itorero utekereze ko ntacyo bakora, Imana muri bo izabakoresha, Imana muri bo izabayobora. Bigishe
bayobore, bigishe iby'agakiza, bigishe kwezwa, bigishe imbaraga z'umwuka wera zibashe kubamanukira, bambara imbaraga, hanyuma basohoke bajye hanze, ikindi bari kumwe n'Imana, kuko Imana ishaka ko dukora uyu murimo. Reka urwo rubyiruko runezezwe no gukorera Imana, runezezwe no gukorera Imana n'imitima yabo yose n'umwuka wabo bose, uyu murimo uzakorwa. Ubutumwa bwiza buzagera ku isi yose. Niba Coca-Cola yarakwiragiye ku isi yose, mwene data, Coca-Cola ikaba yarakoze ibishoboka byose ikagera hirya no hino ku isi, mu maregiyo atandukanye, mu nguni zitandukanye, ubwoko bw'Imana duhaguruke, torero ryose duhaguruke, reka ubutumwa tubugeze ku isi yose. Uwaduhamagaye ni uwo kwizerwa kandi azabikora, azadufasha. Dusenze mu izina rya Yesu. Data, turagushimira kubw'aya amahirwe uduhaye yo kugira ngo turebe ubutumwa bwiza, kandi Imana tuzi neza yuko uri imbere muri twe akomeye kurusha uri mu bisi, kandi amarembo y'ikuzimu ntago azadushobora. Turi itorero ridahangarwa, Mwami, ndasenze kugira ngo hirya no hino mu matorero yacu, abana, urubyiruko, abagabo, abagore, Mwuka wera w'Imana ishobora byose, Mwuka koresha buri wese, dukoreshe nk'ingabo zikomeye, Mana, zizaguhesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Mana, uraduhamagara, Mwami, dutume. Mwami, uraduhamagara, twubake. Mwami, uraduhamagara, duhugure. Mwami, uraduhamagara, reka twunge ubumwe nk'ingabo zikomeye. Data wo mu ijuru, tuzajya hanze turokora abarimbuka, kandi izina ryawe rizahabwa icyubahiro. Urakoze kuko wumvise, senze mu izina rya Yesu.